dutangiranye umuzimu hano barakwereka uruhagaze uri kumwe n'umukobwa. Uyu mukobwa uri hano yikanze. Tebe rwose ese byagenze gute? Ndetse uyu muzimu watangiye kuvuga amagambo ateye ubwoba. Ati ngewe cyanzanye ku isi shaka kugira ngo mbabaze buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo mfe. Umuntu rwose wagize uruhare mu rupfu rwanjye, uwo wese rwose ngiye kugenda nanjye mubabaze mwereke yuko nanjye nagiye rwose ndi nzira karengane. Ndetse uyu mukobwa ati ibyo rwose ntacyo byakugezaho, ibyo ngibyo se uri kubona wadutwara iki? Ubu ni se kuza kunyiyereka mbese ngiye ko ntari mu bantu bakwishe, ngiye uruje kuntwara iki koko? Banza umbwire Obina reka nkubwire rwose, ushatse wasubira aho uri, n'ubundi warapfuye byararangiye, reka nigendere. Umukobwa uri hano hise agenda ati reka nkuhunge rwose, wa muzimu we utaza rwose no kugira ibyo ntwara. Uyu mukobwa hise yigirira ubwoba atangira kwiruka. Obina nawe icyari kimuzanye kuri iyi si ashaka kubabaza ikiremwa muntu cyose cyamugiriye nabi. Nongera kuguha ikaze muri episode ya kabiri. Iyi ni episode ya kabiri dutangiye, uze kubana nanjye uze kuyisoza uraza kumenya byose. Obina yasigaye ahangaha, ariko ako kanya hise agenda, hise abura nk'umurabyo. Ndetse nuko yagiye abari muri uyu mudugudu bose byabacanze, bari kwezi ukuntu barabigenza, bashatse rwose icyo gukora byabayobeye. Ese uyu Obina yazise iki kugira ngo aze gupfa? Ubundi kwera iki ari kuza gutera buri umwe wese, ndetse n'utaramugiriye nabi akaza kumutera? Reka tuze rero kuri aba basore, ku musore ndetse n'umukobwa barahangaha bameze neza rwose. Umukobwa ari hano ari kubwira uyu musore ati rwose uri byose byanjye, uri amahoro yanjye, mbese mbayeho ntabwo ufite, ntabwo nanjye ubwanjye naba ndiho, mbega ukuntu ngukunda. N'umusore uri hano ari guseka, umukobwa nawe ati nukuri ndagukunda cyane. Ndetse barakoreka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Obina tebe rwose hise yihinduka, wa musore yatangiye rwose kwihagarira ahangaha. Uyu mukobwa atangira kubwira umuzimu, azi ngo ni sheri we ari kubwira, kumbe ni Obina yaziye aba bantu bose bo muri uyu mudugudu. Uyu mukobwa ati sheri urabyumva ute rwose? Undebere agiye kumukoraho, yarikanze. Ibi ni ibikimana yanjye. Ako kanya hise yikanga ati reka ngende, toka shitani mu izina rya Yesu. Umukobwa uri hano yahise agenda ati reka ngende rwose. Yagiye ari kwiruka ati kibuno mpamaguru. Obina uri hano yabaziye. Kurikira rwose Obina urahangaha afite imbaraga zidasanzwe. Ese uyu Obina ni muntu ki? Izi mbaraga azikurahe? Ako kanya Obina yahise agenda ahitabura atereka nigendere rwose, mizo yanzanye ahangaha ngomba kuyisoza. Ndetse igitagahinda kinababaje, hari umuntu ugomba kugira amahoro. Umuntu wese wangiriye nabi, uwo wese rwose agomba guhura n'ingorane. Ndetse barakwereka abaturage bose muri uyu mudugudu bateraniye ku muvuzi, bagiye kumubwira ikibazo bafite. Bati muvuzi rwose turakwinginze ni ukurikora uko ushoboye kose. Obina umuzimu we uri kudutesha umutwe, ni ukuri nta mahoro dufite, ntabwo turi kuryama. Ni ukuri pe turakwinginze, abana bacu barwaye, natwe ubwacu nta mahoro. Uri kujya gukora ikintu ugasanga ni Obina yabaye Obina. Turakora iki? Ese wadufasha iki? Umuvuzi uri hano byaramucanze, yitegereza aba baturage ibintu byose bari kuvuga. Tebere rwose yatangiye kubitegereza umwe ari kugenda ari kumedita. Ukurikire umuvuzi uri hano abanza kwitonda, ndetse yatangiye kubabwira ati erega muje kurega nta n'isoni mufite, mbere kugira ngo mwice Obina. Muribuka amagambo nababwiye ngo iki? Nababwiye yuko rwose Obina ari nzira karengane, ariko mwanze kunyumva. Urukumva neza? Umuvuzi uri hano yari yarababuriye, none muje kuntaka muri kumbwira ngo iki? Narababwiye ngo uriya musore ari kuzira ubusa, murangije muragenda muramwica. Mwari mushaka kugera kuki? Mugende muhame rero mwumve, n'ubundi rwose aje kwihorera. Muri kuza kundegera ngo Obina abamereye nabi, narabinginze ngo mureke kumwica, urana inzira karengane mukanga kunyumva. Tebere udukecuru, abasore ndetse n'inkumi, ayimana we n'udukobwa disi, Obina yabarembeje. Undebere rwose umukecuru uri hano ati nukureka ubwire mukecuru mugenzi wanjye muvuzi, nukurikora uko ushoboye udukize uriya muzimu wa Obina utumereye nabi. Abagabo barahangaha, ndebe rwose
bose bari kuza gutaka bati ni ukuri tuvuganire, ni ukuri ku bakurambere babuze Obina kuza kudutesha umutwe. Ndetse uyu mubyeyi ati muri kuza muri kuvuga ngo njye kubuza Obina, nanjye ubwanjye narababwiye ngo mureke kumugirira nabi, mwanga kunyumva. Ndakora iki koko? Ndakora iki? Narababujije mwanga kunyumva. Ababyeyi bari hano bati ni ukuri turakwinginze kora uko ushoboye. Uri kujya kuryama ugasanga uburiri ni Obina uburyamye, wagira icyo ukora Obina ari aho ngaho. Uri kujya mu kikoni ugasanga ahubwo yicaye mu isafuriya. Ubu koko turabigenza gute? Obina yabaye Obina. Tebere rwose uyu mukecuru yatangiye kumva ari guhumurirwa ikintu ahangaha, hafi ahangaha hari icyo yatangiye kumva. Debere uyu ni umuvuzi, byose ababizi. Kurikire rwose yatangiye kumva ikintu, ndetse barakwereka abari ahangaha bose bari gutanga ibirego bati ni ukuri muvuzi gira icyo dukorera, Obina atumereye nabi. Ni ukuri iyo tuza kumenya yuko ari kuri bizagenda Obina ntabwo tuba twaramwishe. Tebere bishe umuntu bamaze kubaburira, ariko baranga babirengaho baramwica. None ndebere rwose ibintu ari kuza kubakorera, nta muntu n'umwe uri kugira amahoro. Umuzimu wa Obina uri kubabuza umutekano. Uyu mukecuru uri hano, uyu muvuzi akomeza kugenda ari kumva ibintu hafi ahangaha. Tebere rwose baje kurega Obina, baje kugira ngo hari bamutsirike, gusa ntabwo byoroshye. Ura Obina twabonye rwose afite imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga zidasanzwe, imbaraga nyinshi cyane Obina arazifite koko. Uyu mudamu uri hano hari ibyo yatangiye kumva, ndetse ako kanya yatangiye kubabwira ati reka mbabwise ukuri, Obina ari hafi ahangaha. Obina muri kuza kundegera ari hafi ahangaha rwose. Ndebere barakureka umusore ahangaha muramuzi, ateretana na rya baby, mwamwitegereje mwamubonye, atangira kureba hirya no hino. Obina ari hehe se? Byagenze gute? Uwo Obina bari kuvuga ko nawe ndi kubona ahangaha. Naho umuvuzi byose yarabizi, akomeza avuga ati Obina arahangaha. Ikindi kandi ntabwo ari njye wamuhagarika, ndibuse kubwira abakurambere bagira icyo babikoraho, kuko njyewe ntabwo mfite izo mbaraga. Obina ararengana. Ikindi kandi nawe ashaka kwihorera, ibyo ngibyo ntabwo ari njye bireba. Kubera iki? Narababujije mwanga kumva, mukora ibyo nababujije. None muhame hamwe rero, muhame hamwe mwagiye kumwica. Yabatwaye iki? Nababwishe ukuri ngo uriya musore ari kurengana, murangije muragenda mufata icyemezo nkamwe. None muri kuza kundegera mushaka iki? Ubwo mugende muva ahangaha, abakurambere nibo baragira ikintu babikoraho. Nta kindi kintu rwose nabikoraho. Obina nawe yarari mu karengane, narababwiye mwanga kunyumva. None muri kuza kuntesha umutwe ngo muri kundegera ngo Obina abamereye nabi, ari namwe mwamuhohoteye. Ndetse barakureka uyu mudamu ati ni ukuri rwose be, nk'umwana wanjye ararembye ameze nabi cyane. Ni ukuri ko uko ushoboye mubyeyi wacu, turagukunda, urabizi rwose utari muri uyu mudugudu nta mahoro wagira. Dushakire rwose amahoro, ntabwo tumeze neza. Obina atumereye nabi. Obina ni muntu ki? Obina ko yazengereje umudugudu wose, abantu bose bari gutakamba bati Obina atumereye nabi. Uwo Obina Tebere bose baje gutakamba bati ni ukuri muganga gira icyo ukora. Umuganga uri ahangaha byamucanze, ari kubaza ati ese aba bantu ndabakorera iki? Ndabigenza gute? Ndetse atangiye kuvuga ati mugende muva ahangaha. Uwo Obina nyine niyumva adashaka kugira icyo abatwara ubwo azabireka. Nese ko nababwiye mukanga kunyumva, muri kugira ngo nzabigenze gute? Ndetse ikindi gikurikiyeho, ntabwo ari njyewe rwose ugomba kumuhagarika. Ubwo mumvira ahangaha mugende, muri kumva neza, mugende rwose muva ahangaha. Bagiye bari kuvuga bati urakoze cyane rwose kubw'igisubizo cyiza uduhaye. Ndetse uyu mukecuru yatangiye kugenda abasubiza ati ntacyo nkoze, muri kunshimira se? Ibyo hari ibyo nkoze. Obina wenyine ni ufite ububasha cyangwa se abakurambere bwo guhagarika ibyo byose. Uyu mukecuru yasigaye ahangaha afite ikibazo, ari kubaza ati Obina ni muntu ki? Obina ko yazengereje ikiremwa muntu cyasigaye ku isi, Obina ni ze mbaraga afite. Uyu ni umuvuzi rwose wa gakondo, byose abagiye abisobanukiwe, ariko kuri ingingo byageze ahanga rwose biramucanga. Ari kuvuga ati Obina uwo muntu ni muntu ki? Byagenze gute? Abaturage bagiye bari kuvuga bati koko Obina waretse kudutesha umutwe. Bagiye bari kwijujuta, abakecuru, utwana, abasore, inkumi, mbese Obina nta muntu wese ari gutinya. Ari kuza niyo waba uri umuntu ukomeye akakwataka. Uyu mukecuru ati ndakora iki? Ko ndi kubona umudugudu wose wabuze amahoro, ko ndi kubona abaturage bahangayitse, nkanjye nk'umuvuzi wabo ndabigenza gute? Tebere
barakurika noneho igihe cyarageze uyu muvuzi ajya hanze ajya guhamagara Obina. Yatangiye guhamagara ati Obina ndaguhamagaye Obina. Ndebere yakoresheje ihembe ari guhamagara Obina. Kurikira rwose abavuzi barahangaha. Obina we atangira guhamagara ati Obina ndaguhamagara banguka ahangaha. Obina ni wowe nkeneye. Ikindi kandi uyu mukecuru azi ubwenge, azi ibyo akora. Yavuze ati se ndahamagara Obina gusa ubwo ari buse kuza. Tebere yabanje kumeditamo gake ati ndahamagara roho yawe, umwuka wa Obina ni wowe nkeneye, ndakwinginze banguka ahangaha. Uyu mukecuru yizeye yuko Obina agomba kuza ahangaha byanze bikunze. Tebere rwose mukecuru uri hano ari kugerageza guhamagara Obina, gusa Obina ntabwo tuzi niba ari bumwitabe. Uyu mukecuru hari icyo ashaka kumugezaho ndetse hari icyo ashaka kumubwira. Ese ni igiki ashaka kubwira Obina? Uyu mukecuru, uyu mudamu akomeza ahamagara Obina ati Obina ndaguhamagaye banguka nganda gukeneye Obina banguka. Ibi ngibi bizarangira ryari? Kuyu mudugudu ukomeje kugenda ugwa mu bibazo, ugenda ugwa mu ngorane. Cyagenze gute? Ibi ngibi byo bizashira ryari? Uyu mudamu cy'umukecuru rwose umuvuzi akomeza ahamagara ati ndahamagara roho yawe Obina we. Ako kanya bidatinze barakwereka hari uwaje gutyo, ni Obina. Araza rwose ivumbi rigatumuka, araza uri n'impande ye rwose yanaguhitana. Ugomba guhita impande niba mbese araho agiye kuzira hafi aho ngaho. Ugomba kugira nyine ukuntu wikanga cyangwa se ukagira ukuntu wigenza kugira ngo utaza kugira mbese ukaza kugira n'ikibazo, kuko nyine abazimu nukunguku baba bameze. Ndetse uyu mukecuru Tebere yatangiye kwitegereza Obina, abona Obina yarababaye koko. Obina Tebere rwose abazimu bari amaraso, abazimu babakanganye. Kurya abazimu ni n'abagome, kwara abazimu bari beza, bazanga nk'umuzimu wamugira inshuti. Mumbare ako kantu rwose ntabwo kabari sawa, ariko no kuganira ntacyo biba bitwaye. Obina mubona ahangaha yari yarababaye, nta mikino rwose, ntabyo guseka. Ndetse uyu muvuzi yatangiye kuvuga ati Obina basi ndakwinginze Obina wambabariye nkakubwiza ukuri, kuko ibi byose uri kubikora umudugudu wose wabuze amahoro ni ukubera wowe. Obina ibi ngibi uri kubikorera iki? Turabizi waratashye. Obina ko pfuye ko byarangiye uri kuza gukora iki kuri iyi si? Tebere umukecuru uri hano ari kugerageza gushakira abaturage amahoro, ndetse akomeza avuga ati Obina urabizi rwose nubwo baguhemukiye ndabizi uri inzirakarengane, ariko nanone genda wirukire mu mahoro. Cy'umukecuru ari kugerageza kwinginga ati se Obina kuza kubuza abaturage umutekano, kuza kubabuza amahoro, ko bitatuma nanone wongera kubaho, ntacyo byakumarira. Uri kuza kubabuza umutekano, warapfuye. Ikindi kandi bari gukora ibyo batazi. Genda rwose uruhuke, babikoze batazi ibyo bakora. Ibintu rwose bitakugarura mu buzima ngo basi wongere ubeho, nta nyungu bifitemo. Ibyo ngibyo ubishakaho iki? Obina wanyumvise? Mutamu uri hano uyu n'umuvuzi ari kugerageza gushakira abaturage be amahoro, ari kugerageza rwose kubabwira Obina ati Obina nukuri rwose gira icyo ukora. Obina rwose ntwongeye gutera abaturage, nukuri rwose nabo babikoze batazi ibyo bakora. Obina uri kunyumva? Urakeneye rwose kuruhuka, genda uruhukira mu mahoro, roho yawe igomba kugenda mbese igatuza. Kwari ibi ngibi byose uri kubikora Obina rwose ndakwinginze. Tebere umukecuru uri hano rwose yaziye Obina, ari kumubwira buri kimwe cyose ati Obina rwose ushatse wagenda, ibyo bintu urimo ntacyo byakugezaho, ibintu rwose bitakugarura mu mubiri ngo basi wongere ubeho nk'abandi, wongere uryoherwe n'ibyiza byo ku isi. Wapi ibyo ngibyo nta nyungu, ugomba kubireka. Abaturage rwose bakagira umutekano, abaturage bose batinyemo rwose, nta mutekano bafite. Ibyo ntacyo byakumarira. Obina ntabwo uri kunyumva? Urakeneye rwose kugenda ukaruhuka, byararangiye, uri inzirakarengane. Ntese ni wowe wa mbere waba urenganye, abandi bagiye barengana, ntabwo bigeze bagaruka gutera abo basize ku isi. Byararangiye, nawe ubwawe ugomba kugenda ukabyibagirwa ibyo byose, ukabifata nk'aho bitigeze biba, abaturage bakaguma batuje bameze neza. Obina uri hano akomeza kwitegereza uyu mukecuru uri kuvuga aya magambo.
debere Obina yarababaye, afite umujinya mwinshi, ashaka kwihorera, ntabwo ashaka kugira ngo abantu bamwishe birangirira aho ngaho. Wapi, kurikire rwose. Mukecuru uri hano byamucanze, ari kubura icyo akora. Ati Obina, ibi byose ndi kubikorera wowe ndetse n'abaturage muri rusange. Ndabizi pe, kuza uri kubatera nta nyungu bifitemo. Ndakwinginze, tebe rwose umudugudu wose wahungabanye kubera umuntu umwe wenyine. Inzirakarengane yaragiye irapfa, umudugudu waragiye uriteranya wica umuntu, ariko uyu muzimu warababwiye ati mwebwe nta mahoro mugomba kugira. Ndetse uyu mubyeyi ari kugerageza kwinginga Obina, ati Obina, ndakwinginze rwose, ibi byose ndi kukubwira ni ukuri rwose, nta kinyoma kirimo, ndi kukubwiza ukuri Obina, ibyo byose byibagirwe. Ni ukuri pe, igendere, ntuzigere ugaruka pe. Kugaruka ngaha ku isi kuza gutesha ikiremwa muntu amahoro ntacyo byakugezaho, byibagirwa byose. Ntiwagaruka mu buzima, genda rwose. Bega abazimu se nuko baba bameze, burya abazimu ni abantu baba bateye ubwoba we. Uzi ko ushaka guhura n'umuzimu nijoro ugatangira kwikanga, ugatangira kuvuga uti ndarigitira hehe, ndabigenza gute? Uhuye na Obina ameze gutya, ndabizi wakiruka. Andika muri comment umbwire ko utakiruka, ntabwo waba ugihagaze aho ngaho. Nanjye ubwanjye reka nihereho, nahite ncaho nkagenda, ariko njye nasenga. Nasenga. Uyu mukecuru akomeza kuvuga ati Obina, ni ukuri rwose ndi kukubwiza ukuri, igendere. Obina nawe yakomeje kubitekerezaho, ndetse uyu mukecuru ari kugerageza basi kumubwiza ukuri, ari kugerageza kumucurutsa. Ati Obina, igendere, ibi rwose ntacyo byakugezaho, ni ukuri rwose ndi kukubwiza ukuri, igendere. Abaturage batuze, bari kuza abana barembye, abantu rwose babuze amahoro, ngo bari gusanga wicaye mu masafuriya. Mu bigaragara hari n'abatazongera kurya kuko bazi yuko wicaye mu isafuriya yabo, uri kwihundura rwose ikintu kidasanzwe, ugasanga rwose uri kubatesha umutwe. Igendere Obina rwose pe, ndabisi ko warenganye, ni ukuri rwose ntabwo nagucira urubanza, ariko nanone ikosa rya mbere uri gukora ni ukuri kugaruka gutera abantu basigaye. Tebe rwose, kandi koko inzirakarengane zose ntabwo zigaruka rwose kuryoza abasigaye amakosa bazikoreye. Wapi rwose, ibyo ngibyo ni ikosa murindi. Ubwo se umuntu mbese yabagukubise maze nawe ukamwongeza urundi rushyi cyangwa se undi mugeri, ubwo wabutaniye hehe nawe? Uyu Obina nawe ntataniye nabo. Uyu mukecuru akomeza kwinginga ati Obina, nizere kubyumvise, nizere yuko abaturage bagiye kugira amahoro. Ndetse ako kanya Obina yagiye nk'umurabyo, ni nuko yagiye. Umukecuru areba, uyu mukecuru wasanga hari icyo agiye gukora. Katuze kureba, ese Obina yabatazongera kugaruka gutera ikiremwa muntu hano kuri iyi si? Katuze kwirebera. Ndetse uyu mudamu ati Obina nuko ameze, Obina washariye, Obina udashaka kuvuga. Obina ntuzigera ugaruka rwose, ikiremwa muntu rwose giha amahoro, uyu mudugudu wacu ugira amahoro, nta mpamvu yo kugaruka. Obina ndagutsiritse, ibi byose ni umufuzi uri kubikora. Katuze kureba niba Obina atazigera rwose yongera gutera aba baturage. Ariko Obina we rwose intego afite niyo kubuza umutekano buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo aze gupfa. Tebereye uyu mukecuru ibi byose ari gukora wasanga ari iby'ubwende, ari iby'ubusa. Sinzi imitari yaza gukoresha, sinzi ibiti rwose ari buze kwifashisha kugira ngo Obina ntazagaruke. Gusa Obina afite umujinya n'uburakari, yapfuye nabi, bamwishe urw'agashinyaguro, bamwishe rwose bari kumushinyagurira kandi ari kurengana disi. Tebere rwose ugasanga umusore mwiza ari kurengana, baramwishe. Wenda wasanga ngo yibye cyangwa se yakoze amakosa amwe namwe, ariko ugasanga ari kurengana. Obina nawe yapfuye muri ubwo buryo. Ndetse uyu muvuzi akomeza kugenda agira ibyo akora ati Obina ntuzigere ugaruka, ndagutsiritse. Katuze kureba ibyo uyu muvuzi niba bizakunda. Ndetse babandi ntabwo byarangiriye hahandi. Ndero rwose wa mukobwa ndetse na sheri we bameze neza ahangaha, bari kwitana sheri y'ishushu, bega urukundo. Urya urukundo ruraryoha, uzambwira rwose ikintu kiryoha nk'urukundo. Ni igiki mbese? Urukundo ni ikintu rwose kitajya gishira. Abangaba nabo bati uyu musore ati ni ukuri sheri, mbona uri byose kuri nge, urakarabo keza, ni ukuri. Umukobwa uri hano ati sheri, none se koko ni ukuri ndi byose kuri wowe? Dere urukundo ni rwiza.
barakwereka rwose bagumye mu munezero, ndetse barakwereka uyu mukobwa ati sheri nanjye ndagukunda, uri byose kuri njyewe. Iyo turi kumwe numva mbese isi nayifashe, ariko uri kumwe imitobe y'abantu bagiye gutereta ati nkugabica, ugasanga umusore agiye gutereta umukobwa ati kiriya kiyaga cya Kivu ndakikugabiye. Ikiyaga cya Kivu cyose ni icyawe ndetse na Nyiragongo ni iyawe. Ariko abantu bari mu rukundo bariyumva. N'abangaba nabo barakwereka uyu mukobwa nawe n'uyu musore baba bari kwiyumva batereka mubwire, ndetse uyu musore ati sheri reka ubwire biriya byose ndabikugabiye ni ibyawe, nukuri pe nta kibazo ugomba kugira. Abangaba nabo bari mu byabo bari guteretana, ariko nabo hari ikintu kizababaho giteye ubwoba. Uze kubana nanjye uze gusoza iyi filime. Ndetse wa mufuzi nawe yakomeje ari ahangaha ari kugerageza kugira ngo ashakire umudugudu we amahoro. Abandi bari mu rukundo bameze neza cyane rwose, ntabwo bitaye kuba umuzimu watatse umudugudu wapi, ugasanga rwose nanjye ariko ntabwo umuzimu wambuza gukunda uwo nkunda gutese, ngomba kwibera mu rukundo rwose nkumva ko meze neza, ahubwo ibyo byose nkabifashishwa n'amasengesho. Uyu muntu rero uyu muvuzi ari gutsirika rwose ati Obina ndagutsiritse, ndakwiyamye rwose kugaruka gutesha umutwe abantu. Obina ntuzagaruke. Ari kugerageza basi gushakira abaturage be amahoro, cyane ko abaturage baje gutaka ndetse bari kuvuga bati nukuri turakwinginze dushakira amahoro mu mudugudu wacu, ntabwo tumeze neza. Ndetse uyu mudamu uyu mukecuru arahangaha hari ibyo ari gukora, hari uwaje ahangaha. Ese ninde? Kurikire rwose wigeze kumubona, ni umukobwa muto yaturutse hirya gato ahahise rwose mwigeze kubibona. Uyu mukobwa yari ari kuza, ntabwo yari yagera ahangaha mu gihe uyu mufuzi nawe ari kugerageza rwose kuvuga ati Obina rwose genda uruhukire mu mahoro, ntuzigere ugaruka ahangaha, ntuzagaruka ahangaha rwose muri iyi si guteza kaduruvayo. Reka rwose abo ku isi biruhukire bagume bameze neza, n'ubundi byararangiye, ntuteze kugaruka ku isi, ntacyo byakumarira. Uyu muvuzi ari gukora buri kimwe cyose kugira ngo abaturage be baze kugira umutekano, baze kugira amahoro, ariko guhubuka ni ikintu kibi cyane. Nukuri ntuzigere uhubuka. Guhubuka rwose urahubuka uzi ngo ukoze ibintu byiza, nyuma y'igihe gito mu masegonda gusa ugasanga pe ibintu wakoze utatekereje bitangiye kukugaruka, bitangiye kukugiraho ingaruka. Ndetse barakwereka uyu muvuzi yatangiye kubona wa mukobwa ati wa mukobwa we ni wowe ndi kubona, tebere rwose wageze ahangaha ryari? Ndetse uyu mukobwa ati nanje kukureba kugira ngo rwose ngire rwose akantu nkubwira, nanjye hari akabazo mfite. Wasanga niyo ngo yafite ikibazo cy'abazimu. Abazimu bamwatatse, ariko se cyagihe ari guteretana na sheri we tugahita tubona ahindutse Obina, byari byagenze gute? Nawe rwose nicyo kirego yari yazinye ahangaha. Ndetse uyu mubyeyi yise abwira uyu mukobwa ati mpa iminota mike cyane, hari akantu rwose ndi gukora, ndi gushakira abaturage umutekano, mu minota mike cyane ugaruke byose kugukemurira ikibazo cyawe. Uyu ni wa mukobwa twari tubonye mu kanya aje, niba utari wamubonye yari yaje kare ubwo atangira kwihagarira ahangaha ategereje yuko uyu mukecuru aza kumuha igisubizo. Ndetse uyu mufuzi ati bugiye ndi gushakira umudugudu amahoro, Obina yateye. Ndetse uyu mukobwa ati niba ari uko umbwiye ntacyo bitwaye, reka mbe ngiye, ubwo ndibuze kugaruka ntacyo bitwaye. Umukobwa uri hano yahise agenda, ariko uri kubona yuko umudugudu wose nta mahoro ufite. Wapi rwose byakomeje kwanga, bari kubaza ikintu bagomba gukora, byabacanze pati turakora iki, turabigenza gute mana yanjye? Kurikire rwose. Ndetse uyu mubyeyi ati Obina rwose ntiwongere kugaruka mu buzima bw'abantu rwose, aha abantu umutuzo bimerere neza, n'ubundi bakoze ibyo batazi. Nukuri rwose ntuzigere wongera kugaruka ahangaha kuri iyi si gutera abasigaye. Katuse kureba ese uyu mukecuru ari buse guhagarika Obina. Obina afite imbaraga zidasanzwe, ariko se wowe uri kunyumva, ujya usenga mu buzima bwawe? Ese ujya usenga ukirukana imyuka mibi? Reka nkubwire isengesho. Ikindi kandi bura ushobora kugenda mu cyumba cyawe ugasenga uti Mana ndakwinginze uyu munsi uze kubana nanjye, imyuka y'abazimu n'abadayimoni uyamagane kure y'ubuzima bwanjye, ndakwinginze Uwiteka uhoraho. Tebe rwose ibyo nibyo bishobora abazimu n'abadayimoni. Ndetse uyu mukecuru ibi byose ari kubikora kugira ngo uyu mudugudu uze kugira amahoro. Ariko se nawe ubwawe
ufite imbaraga, ibyo umukecuru ari gukora cyangwa se pasiteri yakora, undi muntu yakora, nawe ubwawe uri umuntu nk'abandi, ufite ubushobozi bwo kwirukana dayimoni muri wowe ikakuva impande mu buzima bwawe. Ikindi kandi nkomeza kubabwira rwose abantu bakunze kubana nanjye, bakunze kureba inkuru zanjye, mujye murasenga, mubane n'umwami Yesu Kristo, mumwimike mu mitima yanyu, nta kibazo muzigera mugira habe na gito. Niwizera Yesu nta kibazo ugomba kugira. Tebere rwose abari ahangaha bose, umudugudu wose wacitsemo igikuba kubera Obina. Ese uwo Obina kweki ibi byose ari kubikora? Mbega filime iryoshye, ndabizi iyi filime wayikunze. Tebere uyu mukecuru ari gukora buri kimwe cyose, ati Obina ntuzagaruka ahangaha. Amaze umwanya munini ari gukora ibi byose, ari kugenda avuga amagambo ajya atanuka, yewe ni menshi nta nubwo nayasubiramo ngo nzayasoze. Ni amagambo y'abavuzi, namwe murayahazi. Hari igihe umuntu ajya kubwira ngo ugira amagambo nk'ay'abagombozi cyangwa se abavuzi. N'uyu nguyu nawe agira amagambo menshi, ariko ibi byose ni ibyo ari gutongera Obina kugira ngo atazagaruka. Ariko Obina yakomeje rwose guteza akaduruvayo mu mudugudu wose, ati Obina ntuzigere ugaruka, Mana ishobora byose. Ese Obina ibi byose biri buse kumufata? Ariko Obina misiyo afite ni ukugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe umuhagarika. Noneho umuvuzi arahangaha, hari icyabaye, ukurikire, hari icyabaye, ntabwo rwose byarangiriye hahandi. Hari uwaje atera uyu mwana, wamubonye ari kuza ari kwiruka, amuzanye ahangaha kumuvuzi, ati rwose umvurira umwana. Byakomeye noneho mu mudugudu, n'abana batangiye gupfa, abandi batangiye kurwara, Obina yatangiye kwihorera. Mana yanjye, biraza kugenda gute? Ukurikire rwose, reka mubwire rwose, iya episode ya 2 turi kureba, tuze gura mu kanya muri episode ya 3, ntuze gucikwa, uze kureba uko biza kugenda. Ciao ciao.